yenda tugera ku musozo hari akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza uretse ko nabonye n'abantu benshi bakibaza cyane ku mbuga nkoranyambaga amakamba atatu ashize ye nampereye kuri wowe Naomi na Grace mwese muhuriye kuba muri abana b'abasirikare nta musanzwe uzongera kwambara ikamba bakanibaza ko irushanwa ushobora kuba ryarahindutse kuko iyo biyandikisha nimwe muba mufite amadress y'ababyeyi babo ubwo urumva deja mwe mubazi DCTV Rwanda. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane. Imbere dufite Nyampinga Rwanda 2019 Nimwiza Megha. Turaza kuganira ibintu byinshi abakuri Miss Rwanda yagiye kuba ari nayo main purpose y'iki kiganiro yaba no kubyatambutse ariko sereka mbanze mpere kuri wowe umeze ute? Meze neza cyane. Haragije umwaka ute utangiye undi mushyute? Narangije umwaka neza byonyine kuba umuntu abarangije umwaka ari muzima umuryango wari muzima kandi nakawutangira ni ikintu cyo gushima Imana so nawutangiye neza noshize nawarangije neza. Umwaka wa 2021 wawusobanura ute nkawe? Hari ikintu cyihariye cyabayemo kuri wowe personal? Covid ariko nta arayirwaye muri ya mwaka oya nuko waravuze ngo uretse Covid no ndavuga Covid as in nk'isi nk'igihugu nk'abantu twese yatugizeho nawutangiye turi muri byaguma mu rugo so aside from that nta kintu kiza cyadanje cyakubayeho byiza se akaba ari byinshi byiza ari byinshi ukutangira bwo utangiye fresh nta kidasanzwe nabwo nta kidasanzwe nawutangiye neza n'inshuti n'abavandimwe ari bazima Okay, reka twigire kuri Miss Rwanda yenda wowe tuzagira igihe tukutumiye none tukubaze byinshi byerekeranye nawe ku giti cyawe. Miss Rwanda yo mu 2021 ni Miss Rwanda ubwo twahiriye umwaka ushize. Ni Miss Rwanda yabaye mu buryo budasanzwe bitandukanye n'izindi zose zagiye zibaho bitandukanye okay nibihe nuko ibihe byari bimeze ntago byashokaga ko iba mu buryo busanzwe. So kuyikora muri buriya buryo ni iyihe shusho yabasigiye nkamwe nka Miss Rwanda organization? Icyambere cyo yatweretse yuko hari ubushake ibintu byose birashoboka ko nta cyabuza ikintu kuba as long as ugishizemo imbaraga n'umutima wose n'ubushake byose so nibaza ko ari Miss Rwanda yatweretse yuko nanone yuko ibihe birahinduka kandi uko ibihe bihinduka natwe nk'abantu turadjustinga tugahindukana nabyo tukiga kubaho muri ubwo buryo so yatwigije amasomo menshi ariko nanone twishimira yuko no muri biriya bihe tutarekeye se cyangwa tutahagaritse kwempoweringa abana b'abakobwa baba bakeneye platform mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bakibitangaza ko izaba online nabonaga ibitekerezo by'abantu benshi bagiye batandukanye. Hari abana babujijwe amahirwe, hari abatagira izo smartphone nk'abantu babibereye mu ntara, hari abatagira access kuri internet uko uburyo biboroheye mwebwe izo challenges ntago mwigeze muhura nazo mu utegura rira rushanwa muri buriya buryo? Bon ibyo byo byaragaragaye izo challenges zarabonetse ariko nkuko nabivuze nta kinanira umuntu buryo yagishyizeho umutima n'aba contestants tubahamagara tubabwira yuko ibi biza iyo Miss Rwanda izaba online twabwiraga yuko umukobwa wese ugize ikibazo yaduhamagara kuri Miss Rwanda tukamufasha ari izo smartphone ari izo internet twari dufite imikoranire ya hafi na hafi n'inzego zibanze ku buryo nta mukobwa ari kubura amahirwe yo kwiyamamaza abishaka so izo comments zaragaragaye hari ababujijwe amahirwe hari abagize gute ariko nta muntu ugeze abuzwa amahirwe nuko Miss Rwanda yabaye online. Hari ngira ngo no mu kwiyandikisha byo mwagenderagaho boherezaga amafoto ntago abantu bese bari bafite amakamera asa nta muntu wigeze abura amahirwe kubera yenda yohereje ifoto idakeye oya kubera yuko buriya no mu video se cyangwa muri ayo mafoto habayemo kuba fair kubera yuko birumvikana yuko ntabwo
kamera ya iPhone ari imwe n'indi kamera iyo ari yo yose so habayemo kuba fair hanyuma no kugira ijisho riri aba judges bakagira icyo nakwita se nka ntago ndi kubona ijambo bivuga ariko bakaba careful cyane kuri judgment yabo so nta mukobwa wigeze abura amahirwe kubera ibyo kintu kuko no muri video hari abavugaga se kuki buriya ntihari abazabura amahirwe kubera video bohereje zifite poor quality cyangwa se ikintu narabisobanuye inshuro nyinshi umwaka ushize mvuga yuko ikibanze cyangwa se ikigomba kwitabwaho ntabwo ari quality ya video ahubwo ni content umuntu aduha muri iyo video so ntabwo nibaza yuko hari umukobwa yose abura amahirwe kubera yuko yohereje foto se cyangwa video idafite quality. Yes, bimwe mu bintu mugenderaho cyane ubwiza ubwenge ndetse n'umuco. Comment nyinshi zikunda kuza kuri iyo nteruro yivuze gutyo ubwenge mupimira ku kihe kigero? Ubwenge ku kihe kigero as in percentage? Yes. Bon, izo ni information zigirwa n'aba judges ariko ubwenge urebye muri zo eshatu zose ahanini umuco n'ubwenge nibyo bifata pourcentage nini hanyuma hakazaho n'ubwiza. Ubwiza bwa abantu benshi nibwo batekereza ko ari bwo Miss. No, kubera yuko ubwiza buri mu bice bibiri yenda. No, nta nubwo kuvuga ngo ibice bibiri ahubwo ubwiza icyo nshobora kubona ari cyiza ntabwo ari cyo wabona ari cyiza. Icyo nshobora kukubwira ati uriya muntu ni mwiza ukavuga ntabwo ariko njye mbibona. So ni percentage ntoya kubera yuko abantu ubwiza ntabwo abantu bose babuvugaho rumwe ntabwo kubera cyiza aricyo nanjye kimbera cyiza. So ni buriya Johnny n'ujya ukunda kubivuga ngo beauty lies in the hands of the beholder. Ntabwo ureba cyangwa se ujudginga niwe ubona ubwo bwiza akabona at a certain percentage. Nicyo gituma no kuri pano haba hariho umubare w'igiharwe ntabwo abantu bose bazemeranya ibintu byose kimwe. Buriya ego uzarebe ko pano hahora hariho umubare w'igiharwe. So buriya kugira ngo bataza guhuza imibare kugira ngo uko byagenda kose hari average izajya hejuru uzajya hejuru y'abandi in terms of percentage na average. Tukiri kuri icyo kintu cy'ubwiza rero hari inkuru yasohotse Glass ari muri Miss Glass kamuha iyo grade yiwe ari muri Miss Rwanda. Inkuru isohoka ivuga ngo Miss Glass yasezerewe mu bwiza bufite intego. Noneho abantu bagapostinga cyangwa bagashyiraho comment ubwiza bufite intego n'ubwiza bumeze gute beauty with purpose. Beauty with purpose ntabwo ari uko tuyumva ntabwo ariko beauty with purpose ni projet umushinga w'umukobwa akora. Ntabwo ari ubwiza bw'umushinga n'ubwiza bw'umukobwa. No ubwiza bwawe se ahubwo bumara iki society. Niba waratsindiye Ikamba ubwiza bwawe bumara iki the society ubamo. So ni beauty with a purpose project nuko abantu bashobora kuda kuvuga iyo ntuza project ya nyuma kuko ni project yitwa gutyo ntabwo ari kuvuga ngo umuntu afite ubwiza bufite intego. Okay, urakoze cyane kubisobanura. So reka twigendere noneho tujye kuri Miss Rwanda y'uyu mwaka. Irabi mu buryo butandukanye niyabaye ubushize. Ego kuko kuri ubu ngubu tuzayikora Miss Rwanda izegerezwa abakobwa nkuko byari bisanzwe. Tuzakora auditions biri physical. Twizera yuko covid ikomeza kugenza amaguru make n'ibindi byose bikazaba in a physical manner ariko kugeza ubu ngubu we are hopeful yuko n'ibindi byose bizaba physically auditions pre-selections twaba tunemerewe se cyangwa byaba bikunze na audience ikazatendinga.
Yes, cyane ko n'imibare iri kugenda igabanuka ya Igabanuka, covid. yego. Hanyuma ubu ngubu sinzi niba ufite imibare neza, hamaze kwiyandikisha abantu bangana iki kugeza uyu munsi? Kugeza uyu munsi yabaza kwiyandikisha abakobwa basaga 400, ntabwo afite imibare iri precise, ariko ubona yuko turn up y'abakobwa iri hejuru ugereranije n'indi myaka. Ikindi abakobwa bakomeza kwiyandikisha uhereye igihe batangiriye kwiyandikisha, ubwo no kuva kuri launch ya Miss Rwanda kugeza ku itariki 12 aribwo audition ya nyuma izaba. So abakobwa bazarekera kwiyandikisha audition ya nyuma yarangiye. Hari abantu ujya kumva uravuze ati Miss Rwanda ni ukumurika abakobwa ngo baba bakeneye bakababona. Okay, ni platform nziza ko hari n'amakampani yana approaching yenda ku ruhande apart y'ibyo Miss Rwanda ibakorera bakabaha n'akazi, ariko bakavuga ngo umukire wishoboye ashobora gukuramo umwana. Donc ni nka marketing muri gukorera abakobwa. Well, I think that is a poor understanding of the whole project. Projet ni empowerment y'abakobwa, ntabwo ari ukumurika abakobwa, ntabwo ari gukorera marketing abakobwa, ahubwo hari n'abavuga ngo iyo bavuye iyo irushanwa rirangiye hari abahinduka ubwo mu mazina ye n'amasore. ntabwo ibyo ngibyo ntabwo blame twashyira kuri Miss Rwanda. Umukobwa icyambere cyo nicyo gituma dufata abakobwa b'imyaka 18 kuzamura. Ni umukobwa uba ukuzasha kwifatira ibyemezo 18 Yes, exactly. Ni nacyo kintu abantu baheraho nyine bavuga. So icyo nashaka kuvuga ni nk'uko abantu bajya mu ishuri ari 70 umwe akavamo akaba umuhaka, undi akavamo kaba umu IT wa banki runaka. So ntabwo rero ikibazo ntabwo ari Miss Rwanda, ikibazo usibye ko atari it's not a common case. Ubwo umukobwa nyine nibaje muri Miss Rwanda asanzwe afite indi mico ku ruhande, Miss Rwanda ntabwo izayimukuramo. Miss Rwanda yaguhaye platform yo kugira ngo ushyire imbere. No, umuco ntabwo umukobwa buriya amezi tumarana bariya bakobwa ntabwo waba umenye ngo umukobwa afite imico imeze ite guhera amaze imyaka 18 mutaziranye, abagiye kumara indi 70 nyuma ya Miss Rwanda afite ubuzima bundi bwite. So Miss Rwanda ikikora ihereza abakobwa platforms kugira ngo they bring forward their ideas, projects, aspirations, bibageze ku nzozi zabo. Ariko icyo umukobwa ahitamo gukoresha iyo platform ntabwo ari concern ya Miss Rwanda urebye. Okay, by the way ndabanzana n'abashimire before yuko nkubaza ikindi kibazo ngiye kukubaza, kuko Miss Rwanda buri mwaka igerageza kuzana impinduka. Ibene no muri n'ubushize ikiganiro n'itangazamakuru twigeze gukora narabashimiye cyane, kuko umwaka ubutandukanye n'undi ubwo ndakuririza ku bihembo biriho ubu ngubu sibyo byari biriho ubushize, ukabona ko uko imyaka igenda yiyongera ariko ibintu bigenda bihinduka. Hanyuma niki kintu mwiteze muri Miss Rwanda 2022? Ikintu twiteze muri Miss Rwanda 2022 obviously nkuko intego ya Miss Rwanda no empowering abana b'abakobwa benshi bashoboka. So muri uyu mwaka rero nabwo nicyo twiteze abakobwa bafite intumbero, bafite dreams, bafite aho bifuza kugera, gukoresha platform bashyiriweho ariyo Miss Rwanda kugira ngo bagere ku nzozi zabo vuba cyangwa se byihuse. So Miss Rwanda n'ubundi target yayo nuko empowering abana b'abakobwa umubare mwinshi ushoboka. So n'ubundi rero kuri uyu mwaka our dream has changed. Niyo target yacu ko empowering abana b'abakobwa, hanyuma abana b'abakobwa babaye empowered bakempowering cyangwa se bakagira icyo bageza kuri societe, bakagira impact bageza kuri societe. Njya nkunda kubivuga yuko abakobwa batorwa muri Miss Rwanda ntabwo ikibagira ba Miss ari iriya kamba se cyangwa se iriya modoka batsindiye, n'ibikorwa bakorera societe nyuma ya iriya kamba. Kandi byamaze kugaragara yuko ni igikorwa kiri impactful. Abana b'abakobwa bamara gutorwa bagira impact zitandukanye muri societe. Nyakunda gutanga urugero, Jolie afite ibyo akora projet ziwe ku ruhande, ariko hari nawe impact muri society. Hari abana n'imiryango yatangiye mituweli, hari abana yakamishije umwaka wose, hari intergenerational dialogue akora buri mwaka.
Elsa hari abasaga 100 ngahe yavuje amaso indwara y'ishaza hari abo bana 10 na bangahe yishyura amashuri kuva batangiye kugeza barangije primaire. Diana akora kuri malnutrition, nakoze kuri malnutrition. Naomi yakoze kuri mental health, akora ndetse n'abandi n'abakobwa babyariye mu rugo bafite n'ibindi bibazo by'imibereho. Grace yakoranye n'aba community health workers, abagenera amatungo magufi kugira ngo abafashe kwiteza imbere. So ni ukuvuga ngo the impact y'aba bana b'abakobwa bageza kuri society after batowe nicyo kigira Miss Rwanda ikiri cyo, not the crown cyangwa se ibihembo bigenda byiyongera. Yego nabyo ni aspect imwe muri ibyo, ariko nyuma yaho ukorera iki society. Twizere ko yenda muri Miss Rwanda with impact no tuzabona abandi bantu benshi igenda igirira akamaro cyane. Okay. Hanyuma Miss Rwanda 2022 iminsi irabarirwa ku ntoki kugira ngo batangire ama audition. Hari mu minsi yashize yenda ndagaruka kuri cya kindi cya abajaji wakomoje mu kanya, benshi bazaga batinya Jolly. Hanyuma ubu ngubu Jolly ari muri Miss East Africa, ari mu bantu bayitegura hejuru. Bivuze ko atakiri muri mu murongo wa Miss Rwanda cyangwa nta hantu bihuriye. Jolly she ventured into something else. Yego ari gutegura Miss Rwanda, Miss East Africa, ariko ntibimukura muri Miss Rwanda as a judge. Birashoboka kuko n'abajudge tugira ntabwo bari permanently ngo no judge nta kindi kintu afite akora. So Jolly kariya ni akazi ke, ni ibikorwa bindi akora ku ruhande nkuko n'ubundi ari umujudge wa Miss Rwanda yari afite ibindi akora, ariko ntibikuyeho yuko tumwifuje nk'umujudge yabura ibyo kumutinya. Rero I think yuko ari a mindset, ni mindset no kumva yuko wenda se afite ukuntu ashobora kuba ari strict cyangwa se afite ukuntu abaza ibibazo bye, ariko nta cyo gutinya kirimo. Sibyo no bwambere ubyumvise? Oya narabyumvise inshuro nyinshi yuko aba contestants batinya Jolly, ariko ntabwo atinyitse kuko ni umujudge nk'abandi bose kuri ya pano bafite pourcentage ya influence making kuri ya pano ingana n'iy'abandi bose. Rero numva nta mpamvu yo kumutinya. Bitumye ngira amatsiko, iyo mugiye guhitamo ba judges mugendera kuki? Ntago ibyo ngibyo nabijyamo cyane kuko no muntu bahitamo judges ntago ndimo, ariko ikigenderwaho cyane ni credibility yabo muri society, ni credibility y'abo bantu tugiye gukoresha, hanyuma ubunararibonye bafite, hanyuma ibindi ni ibiganirwa internally hagati y'aba judges n'aba organizers. Ariko icyambere agomba kuba ari credible, hanyuma ari n'inyangamugayo. Okay. Kuwa gatandatu no ku cyumweru muri mu majyaruguru n'iburengerazuba, n'ubuhe butumwa abana bahariya kugira ngo tujya ku yindi topic? Abana bahariya kwiyamamariza hariya, icyambere cyo courage. Uko umunsi ugenda they're getting a step closer to the auditions cyangwa se to something that could potentially change their lives for better imyaka myinshi. So bagire courage, bitinyuke, ntibagire ubwoba, ntibagire igihunga, bumve ko ni ibintu bisanzwe. Hanyuma natwe nka audience, abantu ababyeyi babo tuba supporting, tubatera ingabo mu bitugu. Njya nkunda kuvuga let's be kind to them. Ni urugendo rutoroshye, we have to be kind to them, tukaba supportinga. Hanyuma ibindi nibaza yuko biza nyuma yaho ngaho, ariko urugendo iyo rutangiye buriya gusubira inyuma bigoranye. So niba atangira urugendo aribyo muri determined, ari focused. Okay. Hanyuma reka tugaruke yenda kuri Miss Rwanda, uburyo muyitegura, uburyo mutegura project yose, uburyo ki iba, n'uburyo iba successful cyangwa se akagera ibibazo bimwe na bimwe bigaragaramo. Ariko ikibazo cyanjye iburi iki kugira ngo tugere kuri standard ya Miss World? Kuki abanyampinga bose bajyayo tutumva inkuru? Hari umuntu wakoresheje imvuga ati Amavubi na Miss Rwanda nibyo bintu bihagarira u Rwanda bikagaruka uko bikajyanwa no kwitabira gusa. Wenda wowe hari umwanya wagezeho, Liliane the same, ariko ubu ngubu kumva ngo Grace yasezerewe,
ukumva n'abandi bagiye basezerewe kuki habura iki. One thing I would say about that, ntago Miss Rwanda ntabwo ijyanwa no guhagararira igihugu gusa, kuko baragihagararira abenshi bakazana n'ama positions runaka. Nibaza yuko it should be something we are very proud of, kubera yuko Miss Rwanda ni nk'inshuro ya gatandatu cyangwa ya karindwi yatendinze Miss World. Miss World nkunda kubivuga imaze hafi imyaka 70 iba ibyo bihugu byose biyatendinga for all those 70 years. So hari experience, hari ibindi bintu bize mbere twe tutarametriza, cyangwa se nibaza yuko navuga tutarabasha gusingira neza, ariko byonyine no kuba muri iyo myaka ingahe tumaze twitabira, hari ibihugu byinshi tugenda turusha. Nkunda kubivuga Elsa yaje mu bakobwa 5 muri culture showcasing, Jolie same thing, nawe hari position yabonye, ndetse no muri Beauty with a Purpose mu bihugu 140 ingahe aplacinga muri top 25. Same thing with Liliane, same thing with me. Yego hari aho tutaragera, twifuza kuzagera, turi gukora cyane kugira ngo tugere, ariko it's a journey, kandi nibaza yuko mu myaka mikeya biraza kuba duplacinga muri Miss World, ariko bidakuyeho yuko andi marushanwa mpuzamahanga twitabira hari abayatsindira. Recently urebye Shanita yatendinze Miss East Africa, yaciye muri platform ya Miss Rwanda. Fiona yatendinze Miss University Africa, nawe yaplacinze. Kwizera Peace yabaye Miss Naid. Ntago rero tugendera ku irushanwa rimwe particularly, ariko andi marushanwa menshi abakobwa bagenda batendinga baraplacinga, ariko twe societe igahitamo gufocusinga kuri Miss World. Miss World ni irushanwa rinini rimaze igihe kinini riba, kandi ntago bikuyeho hope yuko there's one day hari igihe rwose Miss Rwanda azayegukana ikamba rya Miss World. Hari n'abavuga ko habamo lobbying, ibintu bya lobbying cyangwa se kata muri Miss World, akaba ari icyo kintu mutaramenya, kuko iyo bagiye kurebera ku bwiza, kuko akenshi bivuze bimwe twahiriye bivuze Miss, abantu bumva akenshi bahita bareba physical appearance, ariko bagavuga ati u Rwanda donc kwa kundi twitwara neza, twamenyereye kwigira abana beza, ikintu cy'amakata ntabwo nabyita kata, ahubwo ibihugu byabo most of these countries bamaze kumenyera Miss World ry'agakino gakorwa, hanyuma it's more of the interaction y'igihugu cyawe, uko bari kugutora. Mu Rwanda ntabwo turafungukira cyane gutora umukobwa wagiye muri Miss World. So ntabwo rero uzambwira ngo support umukobwa wo muri tuvuge Philippines abona, ntabwo izangana niyo mu Rwanda, ko nta nubwo abanyarwanda abenshi barabyumva. So it's a journey, ni journey tugomba kujyamo nka Miss Rwanda cyane cyane, ariko nanone nk'igihugu nk'abantu, kuko nk'ubu ngubu mvuze Mobster abantu benshi ntabwo bayizi, niyo platform ikoreshwa gutora muri Miss World. As much as we try to communicate it, tukabibwira abantu benshi bashoboka, haracyarimo gap y'imyumvire, ntabwo turabasha kumva cyane iyi Miss World. Hanyuma abakobwa biyandikishije barenga 100 bose bagiye guhurira mu guhanganira iri kamba. Ntabwo auditions ziratangira, gira ubutumwa bose baha muri Nuzu, uw'inyamagabe, uw'imusanze, uw'ikigali, bose bafite amahirwe angana. Kugeza ubu ngubu buri mukobwa wese afite amahirwe angana n'ayundi. Ubu aho umukobwa yiyandikishije wese yicaye yumve yuko yaba Miss Rwanda. Icyo nabumubwira cyo ni nkuko nabivuze, they should be courageous, bagire courage, hanyuma bitinyuke, ntibagire ubwoba. Ikindi nkunda kuvuga, bihugure, educate yourselves. Hanyuma ibindi nibaza yuko ibindi bizadeterminingwa n'aba judges. Ariko hari ikintu njya mbona mu marushanwa y'ubwiza mpuzamahanga menshi, aho utumva ururimi ukizanira umusemuzi. Dusuppose nk'umwana yenda yujuje imyaka ariko ntago ari powerful mu kuvuga icyongereza, yakwizanira umusemuzi muri Miss Rwanda.
ibyo bivuga kenshi bibikora nuko baba bafite n'indimi zitandukanye wenda niyo English atari ururimi rwabo first or even second language. Kuri ubu ngubu muri Miss Rwanda nta kintu cy'umusemuzi tuzakenera kubera yuko umukobwa turi igihugu kimwe, tuvuga ururimi rumwe, duhuzwa n'ururimi rumwe. harimo indimi dukoresha zindi z'inyamahanga, Icyongereza, Igifaransa, Swahili, the standard languages dukoresha mu Rwanda. Ubaye uzi rumwe muri urwo rurimi nk'Ikinyarwanda, biremewe rwose kwiyexprima cyane, biremewe kwiyexprima mu Kinyarwanda, biremewe kwiyexprima mu Cyongereza, mu Gifaransa. So hari liberty yo gukoresha ururimi rwose ukeneye, wumva uri strong in, cyangwa se wumva wisanzuyemo. Nta mpamvu yo gukoresha ururimi utumva really. Okay, yenda tugera ku musozo, hari akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza, uretse ko nabonye n'abantu benshi bakibaza cyane ku mbuga nkoranyambaga. Amakamba atatu ashize yenda mpereye kuri wowe, Naomi na Grace, mwese muhuriye kuba muri abana b'abasirikare. Hakaza ikintu kivuga kiti nta musanzwe uzongera kwambara ikamba, bakanibaza ko irushanwa ushobora kuba ryarahindutse, kuko iyo biyandikisha nimwe muba mufite amadress y'ababyeyi babo, ubwo urumva deja mubamubaza. Noneho yenda abafana twe cyangwa abandi bano hanze twe tubibona nyuma yamaze kwambara ikamba imyaka 3 yikurikirana. Ibyo nta kintu bivuze, nta hantu bihuriye. Ubuse imyaka 3 yikurikiranye cyangwa se 2 abakobwa bazatwara amakamba niba bari abana bikise mu accountant, tuzavuga ngo ntago abandi basonje ni coincidence. It was a coincidence. Nta hantu bihuriye no kuba ari abana b'abasirikare kuba baratwaye amakamba, kuko abantu bahita bavuga ati hari n'indi pressure ishobora kuza, ukabona umwana yenda duspose n'urugero wa general, hakaza indi pressure ukavuga ati si umwana mwimye ikamba byagenda bite. Icyo kintu ntabwo iza kuri Miss Rwanda organization ngo uyu muntu umwana runaka, kuko abakobwa bose kuri twebwe barangana. Uri umwana w'umusirikare cyangwa w'umu accountant, uri umwana w'umuhinzi cyangwa se w'umworozi, twebwe it doesn't matter. Uwo tureba n'umukobwa si umuryango we. Ariko kandi mpamvu tuba tugaciye nyine ugiye guhumuriza nabo, kuko umukobwa ashobora kuza abaturanye yenda n'umwana wa fanda yabona bari no mu irushanwa rimwe kavuga ntago twafata. Nabahumuriza cyane, nababwiye ko ntabwo ibyo nta hantu bihuriye. It was a coincidence, yes, imyaka 3 yikurikiranije, ariko nta kindi kibiri inyuma ngo kuba ari abana b'abasirikare nicyo gituma batwaye amakamba. So ntihazagire n'utekereza yuko hari pressure yuko cyangwa se ngire n'ubwoba bwo kwiyamamaza ngo nukubera yuko watari umwana wa runaka. So nta hantu bihuriye. Okay, ibihembo wagiye ubisubiramo kenshi, sinzi niba twabicamo tukabivugaho cyangwa so kuri ubu ngubu ibihembo byariyongereye. Ku cyambere uzegukana ikamba, uzegukana ikamba, yes definitely. Igihembo nyamukuru abantu bose bahita batekereza imodoka, kubera ko nicyo gihembo nyamukuru birumvikana, nicyo gihembo nyamukuru. So kuzegukana ikamba ni imodoka azahabwa Hyundai Venue, hanyuma ifite agaciro ka miliyoni 37 hafi n'8. Yego. Hanyuma ikindi akwenda tarenga akabazo k'amatsiko, iyo mubona ibihembo biri mu ubu ngubu ntimwa mwumva mwakojya mukiyamamaza? Everything the timing is very perfect igihe ibintu biba byarabereye. Yes, turabyishimira ko ibihembo byongera, ariko rwose 2019 was the perfect time for me, 2018 was the perfect time for Lilian. Nshobora no kuzamo uyu mwaka singire nawe, ariko se urebe yaratwaye ikamba kongera akagaruka kiyamamaza, ntabwo bishoboka. Umuntu watwaye ikamba ntabwo yemerewe kuba byarangiye. So Hyundai Venue, hanyuma n'umushahara buri kwezi, hanyuma azafashwa no gukora projet imwe ariyo Beauty with a Purpose project, ayitewemo inkunga na Africa Improved Foods. Ikindi abakobwa bose uko bazaba bafite amakamba, buri mukobwa azaba afite company bakorana abereye brand ambassador. Kuri ubu ngubu bitandukanye n'umwaka ushize bahembwe miliyoni 1
n'ibihumbi 200 kuri ubu ngubu bazahembwa 2,200,400 buri mukobwa wese uzatsindira ikamba iryo ari ryo ryose. Igisongo n'iminsi n'ibisonga bye ariko na Miss Congeniality, Miss Popularity, abo bose ariko harimo Miss Heritage when uzahabwa 5,000,000 na Bralirwa. Hanyuma ni umuterankunga mushya muri uyu mwaka, umuterankunga mushya. Hanyuma hakazamo na Most Innovative Project, azajya ahembwa 500,000. Ni umushinga ufite agashya yes. Azajya ahembwa 500,000 na Bank of Kigali buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Hanyuma na projet ye iterwa inkunga na Bank of Kigali. Azagira na trainings mu nkomoko. Ikindi abakobwa bose 10 top 10 bazahabwa scholarships muri University of Kigali. Hanyuma ubushize baratangiye ubu yego abushize baratangiye bari kwiga. Hanyuma abakobwa bose ari 20 bazagera muri bootcamp. Hari umushinga bazafatanya bose hamwe CSR activity izaterwa inkunga na Forza Gaming. Forza Gaming nawe umuterankunga mushyashya muri Miss Rwanda, company ya betting. Ikindi buri mukobwa uzaba yageze kuri level yo gutorwa, so no kuvuga muri kuri level kujya muri pre-selection, 20% y'amafaranga azajya bayamutoye azajya musubizwa kugira ngo amufashe mu mishinga ye, muri endeavors za buri munsi. So 20% kuri buri cyiciro azajya asubizwa umukobwa. Ibihembo byo ni byinshi, biriyongera. Kugeza ku hanyuma noneho bamwe bo mu audition mu ntara hapana kugeza kuba mu audition, kuko mu auditions haba bataratangira gutora kugeza igihe ntabwo mvuga kuri iyo 20%, ni kuvuga mu bihembo rusange. Mu bihembo rusange kuri ubu ngubu turageza kuri abo ngabo bazaba bageze muri auditions, muri pre-selection bazaba bararenze mu auditions. No kuvuga ngo rero n'abandi yego tugenda tubitekerezaho day by day uko bose bagira icyo bakora muri Miss Rwanda. Ariko Miss Rwanda nkuko nkomeza kubivuga ni irushanwa rikiri gukura, rirakura day by day. Twatangiye duhemba umukobwa umwe, kuba tugeze no muri abo ngabo bose it's a long journey igikomeza itarahagarara. Nizera yuko nyuma y'aho ngaho n'abandi bose bazagenda batekerezwaho. Hanyuma ariko nka buriya Miss ufite ikamba ntago aba yemerewe kuba yakora ubukwe muri icyo gihe afite ikamba. Ntabwo yemerewe kuba yakora ubukwe, ariko she's allowed to be engaged. Yaba engaged cyangwa se akaba ari in a relationship. Ntabwo yakora ubukwe. Ahubwo si ikibazo menya mu bategeka ko bose bahita bavuga ati nta bakunzi dufite. Niyo nayo ni coincidence. Nta muntu wese uremera ati mfite umukunzi. Grace yakoze ubukwe. Ariko ni nyuma ariko niba nyine barabaye ba Miss badafite abakunzi ntabwo wihereyeho. Nta mukunzi. Ntawe nari mfite. Uri navayo ntawe. Ariko ni coincidence, ntabwo ari ukuvuga ngo niko bagomba kuba bameze niko bigomba kuba bimeze. Ni coincidence nyine nkuko baza ari uko bimeze. Nta tegeko rero muri Miss Rwanda ntago ugomba kuba ufite umukunzi, kuko wemerewe kuba engaged, wemerewe kuba in a relationship, utakora mariage. Ariko utakora mariage ntabwo yaso twise noneho ugifite utwise contrat ibyiteganya, hari ibyiteganya biba biri muri contract umukobwa asinya. So umushahara uhituhagarara biri muri abakobwa barabizi barabisoma muri izo contracts bajya gusinya, ariko of course bifite ingaruka zizana nabyo. Okay, Megha, sinzi ni hari ubutumwa wenda bwihariye wundi ushobora gutanga dusoza ikiganiro tugiranye? Ubutumwa natanga ni ku babyeyi, ku bana, abana be free to venture into other aspects, to look into other platforms, the empowerment, Miss Rwanda being one of them. Hanyuma bitinyuke bumve ko bashoboye. Turi mu gihugu prioritiza umukobwa, abadamu, women muri make. So dukoreshe iyo platform dufite, iyo opportunity dufite. Hanyuma ababyeyi bareke n'abo bana babo biyamamaze, they look into new aspects of life. Hanyuma na audience
tube supportive, dushyigikire abakobwa, dushyigikire irushanwa kuko ni iryacu, ni iry'abana bacu, ni iry'abashiki bacu, so we support. Abana abanyarwanda kugenda babyumva? Abanyarwanda yego cyane, abanyarwanda bari kugenda babyumva kuko duhereye no ku babyeyi. Kera hari umubyeyi wabwiraga ngo ngiye kujya muri Miss Rwanda, kumva ugiye kujya mu bintu by'uburara n'ibiki byose, ariko kubera yuko mu myaka yashize it has proven to be effective nka platform, it has proven to be empowering kandi impactful. Abanyarwanda barabyumva cyane, bagenda babyumva ku buryo ababyeyi nibo noneho basigaye bibwira abana ati ubona utajya muri Miss Rwanda. Ariko wenda dusoza nk'akazo k'amatsiko, izo mpeta wambaye hari icyo zivuze? Nta na kimwe, nk'uko nambaye iyi shanete, nk'uko nambaye amaherena, iyi saha ni jewelry nyine ni. Ariko duhereye ku Miss, duhereye nko kuri Jolly wenda tugeze ahangaha ko nta n'umwe urerekana umukunzi mu buryo buri official. Ni ibintu biba biri personal kuri buri muntu wese, ntabwo ndavuga ngo Jolly ntibarekana umukunzi kubera iki ngiki n'iki, ntacyo nzi nanjye. Ni ibintu biri personal kuri buri muntu wese, buri wese afite reasons ziwe, wenda ntawo hari, wenda se ntabwo arifuza kuba public, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Muri mubona ari nduzatanga undi urebye ukabareba iyo mbarebye hose ntabwo nabimenye. Ariko muraganira cyane? Turaganira yego, ariko you know the future ntabwo ujya umenya ibintu, you never know what it holds. Ariko we pray and ariko watanze abandi baramubonye ni grace. Ariko ari n'igihe abantu na society ivuga ati muratinyitse, nawe wajya gutereta umukobwa ufite imodoka uhembwa $1,000 buri kwezi, wowe ugitega akamoto. Wow, ni mentality itagize ikivuze really, ntabwo ari ibyo, nta hantu bihuriye. Nawe hari umuntu wawe kwa approaching uri muri icyo cyiciro navugaga? I mean, why not? Ukamubona karifuti tu. Mpereza lift abantu benshi byo. N'abari included. Inde ntawe uhari. Okay, Megha, tuzagira ikiganiro cyihariye kuri wowe nka Nyampinga wa 2019, ubwo twari turi kuvuga kuri Miss Rwanda 2022. Twizere ko imyiteguro iri kugenda neza, ibintu byose biri perfect. Yego cyane. Okay, twizera ko kandi n'iki gikorwa kizagenda neza muri rusange nkuko mubyifuza. N'abari badukurikiye nabo reka tubashimire ku mwanya wabo bafashe bakadukurikira kuva dutangiye kugeza dusoje, ibindi tuzajya tubigarukaho ko irushanwa rizajya rigenda ryegera imbere. Wakoze kwitabira utumire. Mwakoze namwe kuntumira. Sawa.